Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, bikomeze bana mwese iteka ryose, kubana kugira iteka ryose. Dushimane cyane yongeye kuduhereza akanya ko kuboneka imbere yayo, dushima izina ryayo. Ni akanya gakomeye, ni akanya k'agaciro, Imana ishimwe cyane. Uwo muri kumwe ni Samuel Mutezimana, ne mugiye kubana muri akanya k'iminota ingahe. Imana ishimwe cyane ko ngiye gutwongera cyane iminsi yo kubaho mu buzima bwacu. Mwese ndabasuhuje, abo dukunda kubana kuri iyi channel Urukundo TV muri DIEU, ari wowe uri mushya. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi ikomeze cyane kwagura mu buryo bwose bushoboka. Icyo nizera ndashikanye neza ni uko nitagusari tuzasarura. Imana ishimwe cyane. Rero mureke dushime Imana mu isengesho, maze dukomeye cyane kumva umutima utera imbaraga Imana tugeneye muri akanya no tugiye kubufataho no tugiye kuryaho. Witegure rero gusangira na Kristo, nkuko twitegure gusangira n'abantu bakomeye, aho umuyobozi runaka gutumira ukumva ubyiteguye neza. Tegura neza umutima wawe, utegure ko wasangira na Kristo nawe, kuko nta kindi agukeneye wowe, cyagushaka nta kindi akeneye umutima wawe kurusha ibindi byose. Akeneye kuza mugasangira kuko ni umurwaneza kandi woroheje mu mutima. Muri make ariteguye kuba yasangira nawe buri kimwe cyose ku cyaba kimeze cyose. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Ndagushimiye kuri uwera, ndagushimiye kuri umutabazi, ndagushimiye ko wagiye ubana natwe, ndagushimiye ko wagiye uturinda. Imana ishimwe cyane ko wagiye twongera iminsi yo kubaho uko bukeye uko bwije. Mu izina rya Yesu Kristo, warinze abasore bawe, urinda abakobwa bawe, warinze abantu bose muri rusange, isi yose warayirinze, warinze ibihugu bitandukanye. Mana ishimwe cyane ko wagiye urinda abera bawe. Ntabwo wigeze wemera yuko umwanzi yabatwara uko yishakiye, ntabwo wigeze wemera yuko byagenda uko umwanzi ashaka, ahubwo babaye ku mugambi wawe n'ushimwe himbazwe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana dusengeye ijambo ryawe. Ijambo ryawe rwagejejwe iteka ryose, ariko sengeye akantu kagiye kurivuga. Banza ukeze, banza ugahumanure. Mu izina rya Yesu Kristo, ureka abagiye kuryumva nabo Mana bategera amatwi, bumva ibyo ushaka. Ureka iri jambo risige rwose igikundiro, abantu barikunde, abantu bakunda ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu, urakoze kugiye kubana muri iri jambo, urakoze ko umukwaga ibiganza muri byose. Sogeneze nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Mureke usome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku bice 28, ngo tugiye gusoma Matayo bice 28, Matayo 28, turasoma dore ku murongo wa 16 tugere hariya kuri 20. Matayo 28:16 aravuga ngo, nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana w'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, amen. Yesu nashimwe cyane. Uru ni urwandiko rwanditswe na Matayo, n'amagambo Matayo yanditse ubwo Yesu yari amaze kuzuka. Niyo magambo yagiye ahereza abigishwa biwe, niyo yagiye babwira bagomba kugenda bakajya, ni muri make niyo misiyo yose abahereza, yo kugenda bakajya kubwiriza abantu ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Kuko niyo usomye, dusome no muri Mariko 16:14 kugera kuri 18. Mariko 16:14 n'ubundi aravuga ngo, ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima yabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa,
ariko utizera azacirwaho iteka. Amen. Yesu nashimwe cyane. Urumva Yesu nk'uko tubizi neza mu mateka yavutse nk'abandi bose, yemeye kuza. Icyambere cyo Yesu afite ubumana 100%, akaba ari n'umuntu 100%, kuko yemeye gusiga icyubahiro yari afite mu ijuru, maze aza mu isi, yemera kuza, avukira mu nda y'umugore, aremera amara amezi 9 ari mu nda, nk'uko nawe wayamaze. Noneho Yesu ibyo byose yabikoze agira ngo yarebe ko yakwicisha bugufi, muri make kugira ngo hatazaza umuntu uvuga ngo yaje yishyira hejuru ameze gutya na gutya. Yemera no kujya kuvukira mu bantu baciritse mu buryo budasanzwe. Icyo kintu yabikoze agira ngo umuntu wese wo mu isi azahabwa cya kindi bita ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nyuma tuvuga ngo ubwo Imana yakunze, kuko Imana yakunze abari mu isi, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese uwo nguwo atazarimbuka. Muri make kurimbuka niwo ugomba kubigira murari, kuko icyambere cyo Imana yazanye icyo bita amahirwe adasanzwe ku muntu. Ubwo umwene umuntu yaramaze gucumura, nibwo yafashe umwana wayo iramuheza kugira ngo umuntu wese uzizera uwo mwana atazarimbuka. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu benshi banze kumwakira. Yesu nashimwe cyane, banze kumwakira, ariko agatubwira ngo icyakora abamwemeye abo ngabo bose bahise bahabwa icyo bita ubushobozi n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Uko abo ngabo bitwa abana b'Imana, urumva yuko muri make abo ngabo bafite kamere y'umwuka, ntabwo bakigengwa n'icyo bita umubiri. Yesu nashimwe. Yesu yabanye n'abigishwa biwe ari 12, kuko na Yuda nawe yari akiri muri abo bigishwa biwe. Kandi Yesu yarabizi neza yuko Yuda akunda amafaranga, akemera yuko yashobora no kuba yagambanira umuntu kubera amafaranga. Ariko Yesu nta nubwo yigeze amuca. Nubwo yari abizi, nta nubwo yigeze amuca ngo amubwire ngo ngukuye mu bana banjye, ngukuye mu mugabane w'intumwa zanjye, kubera yuko nabonye gukunda amafaranga. Ubundi iyo Yesu yamaze kukwakira muri wowe, aho waba uri hose, upfa kuvuga ngo maze kubatizwa isaha, ubu utegetswe guhita uba icyo bita umwigisha wa Yesu. Uba ugomba guhita ugenda ugahita uhindura abandi bantu kuri Kristo. Banzibaze cyane, igihe umaze mu itorero umaze guhindura abangaye? Kuvuga ngo narabatijwe, ugasanga umaze imyaka irenga 20, imyaka irenga 5 uri mu itorero, ari ugasanga muri make nta muntu n'umwe uraza mu itorero avuga ngo naje kubera ko kanaka yampinduye, kanaka niwe unyigishe, niwe utumye ubu ngubu mba uwo Kristo ashaka. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo kugira ngo utuma abandi binjira, ahubwo utuma bagenda bakomeza kugenda basohoka iteka ryose. Wababaye bariyeri yo gutuma batinjira neza mu bwiza bw'Imana. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese yava akagira agomba kuba ari umwigisha wa Kristo kurusha ibindi byose. Kuko icyambere cyo Kristo yari afite abigishwa barenga 5,000. Noneho afite abakunda ko baba muri hafi bagera muri 72. Noneho abo baba bari kumwe neza bari hafi yiwe bari 12. Ariko abari inkoramutima cyane bari abigishwa 3. Yesu nashimwe. Bari abigishwa 3 nibo bari inkoramutima kurusha abandi bose. Yesu yarazi neza ibizamubaho, yarazi neza yuko igihe kizagera agapfa, ariko akongera akanazuka. Kuko yahoraga abwira abigisha be ayo magambo abwira ngo igihe kizagera mpfe ariko nzazuka. Muri make akavuga ngo ku munsi wa 3 nuko nzaba ndi mumva, ku munsi wa 3 nzongera nzuke. Yesu nashimwe. Yesu akayabibwira abigishwa, ariko bo ubwabo ntabwo bigeze babyitaho, nta nuko bigeze babyumva. Ariko Yesu we ubwiwe yahoraga bibabwira iteka ryose. Rero niyo mpamvu itubwiye ngo umuntu wese utizera uwo nguwo nta bugingo azigera abona. Muri make kwizera bingana no kugira ubugingo, ariko utizera nta bugingo azigera abona. Kuko Yesu akimara kuzuka, ubwo cyambere cyo bivuze ko yapfuye, akimara kuzuka hari abigishwa yahuye nabo ababwira nimugere mumubwire bene data yuko yamaze kuzuka. Kuko Yesu akimara kuza yahise avuga ngo ntago nkibita abagaragu, ahubwo mwebwe ubu ngubu
musigaye muri bene data. Kuko niyo mpamvu umuririmbyi yaririmba aravuga ngo ni Yesu wangize kuba naba umuvandimwe we. Yesu niwe watugiye kuba abavandimwe biwe. Ntabwo ari ibintu byavuye cyane ngo byavuye ku bushobozi wari ufite, byavuye gukina runaka, ahubwo ni impano Yesu yatugize. Yesu niwe wemeye yuko tuba abavandimwe biwe. Imana nishimwe cyane. Amena. Muri make Yesu yemeye kuza mu isi. Ibyo byose arabikora, aremera, arapfa, ariko arazuka. Akimara kuzuka abonekera abigishwa biwe. Uwo yabanje kubonekera mbere y'abandi bose, yabanje kubonekera uriya mugore, niyo yabanje kubonekera. Muri make amubwira ibyo yabonye byose, agenda abonekera n'abandi bigishwa. Ariko hari abatari bahari, bakomeza kugenda bavuga ngo ntabwo twabyemera yuko yazutse. Niyo mpamvu Yesu bagwije ijambo rikomeye ababwira ngo kuko batemereye, arababwira ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11. Bose urumva yongeye kubabonekera bose uko bangana, ariko abagaya ikintu bita gutizera. Rero iyo utizera aho wagera hose ntago wanezeza Imana, kuko icyambere cyo Imana ikeneye yuko umuntu wese aho yava akagera agomba kuyizera. Niba wizera ukizera umumotari yuko ari buze kuba yagutwara akaba yakugeza aho ugiye, none Imana iguhereza ubuzima, Imana ikurinda buri munsi uko bukeye uko bwije, ni gute utashobora kuyizera? Rero iki kintu bita kwizera ni nayo ntwaro ikomeye cyane abantu benshi cyane yagiye bagunga, yagiye bakubita, kuko Imana ubwayo ikeneye yuko buri muntu wese aho yava akagera agomba kuba afite ikintu bita kwizera hagati muri we, kuko uzahura n'imiyaga myinshi ishoboka, ariko uzayibashisha, uzayigwanisha ikintu bita kwizera. Kuko ntabwo uzavuga ngo ibintu bizapfa bikubitaho gutyo utazi ibyo ari byo, ariko nuzaba ufite ikintu bita kwizera kizagushoboza kuba wabaho ufite ibikwiriye, kuba wabaho ufite iby'Imana ishaka. Yesu nashimwe. Yesu nibwo yababwiye abavuga ngo mwebwe iyi saha tuvugana mbahaye misiyo, mbahaye icyo bita ubutware, kuko yagezeho asanga bamwe na bamwe bakibara kubona yamaze gupfa bahise binjira, buri wese atasubira mu mwuga we yarasanzwe n'ubundi akora mbere yuko ahura na Yesu. Ari ba Petero na bagenzi be n'abandi bose na ba Yakobo bari abantu b'abarobyi, bahise basubira mu mazi bahita bajya kuroba, none abana nabo bajya mu bindi byabo bitandukanye. Ariko Yesu kuko byose babizi yagiye, kuko yari umunyampuhwe cyane, afite impuhwe zidasanzwe cyane. Imana ishimwe cyane kuko Yesu yamuzanye afite urukundo, yumva akunze umwana w'umuntu, yumva amushaka, yumva amunyote mu buryo budasanzwe, maze bituma Yesu afata umwanzuro wo kujya kubashakisha aho bari bagiye mu kazi kabo. Niyo mpamvu nkubwira ngo nta namwe wava ngo ugiye kwisha Imana ngo bishoboke, ntabwo byakunda. Kuko Imana icyambere cyo iyo ugufiteho umugambi, iyo ubona uri umuntu umari mu maso yayo, ikora ibishoboka byose ikaba yakugarura aho wajya hose. Imana irakugarura, ntabwo wayicika, ntabwo byashoboka. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu aragenda ajya kubashaka, abasanga bose bari ku mazi bari kuroba, niho bagiye kurobera. Maze Yesu araza abagezeho, nibwo guhita babaza, niko bana banjye amakuru yanyu, hari icyo mufite se cyo kurya? Bose bahita bamubwira ngo nta kintu kimwe dufite, tukeshe ijoro ryose nta kintu tugeze tubona. Ariko Yesu kuko yari umunyampuhwe arababwira ngo umva, nubwo byabacanze, nubwo mwacitse umuhamagaro, ariko ndi umunyampuhwe kandi wereje mu mutima wanjye, ndababwira iyi saha nimuhite mufata urushunda muhite murushire iburyo bw'ubwato, amafi menshi agomba guhitaza mu ntuza. Baramubwira ngo umva, twagerageje ariko byanze. Baravuga ngo ariko kuko ari wowe bivuze, niko Petero avuga ijambo rikomeye cyane, ngo kuko ari wowe bivuze reka tubikore. Amen. Yesu yagiye abana bigishwa batizera, badafite kwizera muri bo, ariko impamvu nuko bari barabuze ikintu bita umwuka wera. Niyo mpamvu tugeze mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dusanga amagambo atubwira ngo Yesu ababwira ngo nimugende mutegereze mu murwa, niho imbaraga zizabasanga. Ntabwo muzigera mubona imbaraga ndi kumwe namwe. Amena. Ntabwo muzigera mubona imbaraga, ariko umwuka wera naza muzahita mubona imbaraga zidasanzwe, bituma mumpamya, bituma muvuga
kuvuga Imana mushize amanga, bitume mwongera kuba mu mwanya, mwongere kuvuga ibyo Imana ishaka, bitume mwongera kugenda muri mu nzira z'Imana, bitume mwongera gukurikira Imana mu buryo bwose bushoboka, kuko igihe cyose uzaba uriho udafite icyo bita umwuka wera, n'ubundi iteka ryose bizagucanga. Niyo mpamvu isanga ubwira ngo umwuka wera azanwa nuko wamaze no kwizera muri wowe, ugasaba Imana ikaba yagukora ku maso, maze ugahumuka, ukamenya neza ibyo Imana ishaka, ukamenya neza ibyo Imana ikwifuzaho. Mu gihe utazaba umeze gutyo, ntabwo uzigera unezeza Imana. Amena. Yesu nashimwe cyane. Yesu niko guhita babwira nimushyire iburyo bw'ubwato, maze ubushunda barunaga ibwo by'ubwato, maze bagiye kubona babona haje ikintu bita amafi menshi adasanzwe. Haza amafi menshi muri bwa bwato, ubwato bwuzura amafi menshi, maze barabireba bo ubwabo birabacyanga. Ariko ibyo byose babikoze batari bamenya uwo bari kuvugana nabo. Ariko Yesu ababakoze ku maso, amaso yabo arahumuka, maze Petero atabwira abigishwa be, arababwira ngo niko muzi yuko ari Yesu. Yesu nashimwe. Ntabwo uzigera umenya Yesu amaso yawe atari yahumuka, kuko Yesu umurebera mu kiro cy'akawunga uba ukeneye, Yesu ukamurebera mu kiro cy'umuceri ukeneye, Yesu ukamurebera mu kiro cy'ibirayi ukeneye. Ariko Yesu ni mugari, arusha n'ibintu byose biri ku isi. Yesu ni byose kumufite, nta na kimwe ashobora kuba wakena, ahubwo icyo dufite cyane habaho ikibazo cyo kutizera, kandi uwo muntu utizera ntabwo yamunezeza, ntabwo yanezeza Imana ngo bize bishoboka. Muri make Yesu tumurebera mu kantu gato cyane gashoboka, kandi Yesu bwiwe ni mugari. Yesu ni mugari, ni munini. Yesu ni munini iteka ryose. Ahubwo wowe ubwawe banze cyane wishakemo ikintu bita imbaraga, umenye neza yuko Yesu ari munini kurusha uko ubitekereza. Yesu ni mugari kurusha uko ubitekereza. Yesu atandukanye na ya mineriveri y'abantu uri gushaka. Yesu atandukanye na ya nzu ukeneye. Yesu atandukanye na ya modoka ukeneye. Ahubwo banza ugwize imbaraga zigushoboza gutinyuka, wongere wizere, kuko Yesu yavuze muri kubara avuga ngo utizera wese. Muri make agaya abigisha ko batizeye. None ko abigisha ko batizeye, wowe uzakugaya bimeze gute? Yesu nashimwe cyane. Uko icyambere cyo, iyo umuntu amaze kwinjira muri Kristo Yesu, iyo amaze guhinduka, abaye icyo bita icyaremwe gishya. Ibya kera byose bihita bihinduka, byose bikavaho, maze uwo muntu akabaye icyaremwe gishya nk'uko Imana ishaka. Rero isabanze imeze cyane. Ubwo se iyo wirebye ukabona iminsi maze mu itorero, ubona wizera nk'uko Imana ishaka? Ubona hari ingeso zingahe ibyo umaze guhindukaho? Ariko isanda kugira inama, menya neza yuko Yesu impamvu yemeye yuko wakira agakiza nuko ugomba kuba wakageza ku bantu batandukanye, ari babandi bagusanga muri ofisi bakabona neza imbuto zawe, bikaza gutuma bahinduka bagahita baza kuri Yesu, bakavuga uburyo bibwira. Ari babandi mubana mu kazi, ari babandi mujya mubana mu gukina umupira, ari babandi mubana ahantu hatandukanye, ari babandi muturanye, bakene kubona icyo bita imbuto zawe, bakaza bakazisoroma, bakavuga ngo burya uyu ni umuntu w'Imana. Amen. Mureke dusenge. Ariko misuye hari umuntu wese aho yava akagira, ntabwo bivuze ngo ugomba kubikora uri pastor cyangwa uri reverend cyangwa uri apostle cyangwa uri bishop cyangwa uri padiri cyangwa uri shehe. Muri make umuntu wese aho yava akagira, upfa kuba umaze uvuge ngo mvuye mu mazi menshi maze kubatizwa, nta kindi gikurikiraho. Ugomba guhita umwigisha wa Kristo, ukajya kwigisha abandi, ukabamenyesha Kristo wamenye. Nta kindi gikenewe. Abantu benshi ntabwo muri mukora misima n'abama gariye mise mwamaze kuyita mwarayitaye. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese aho yava akagera agomba kubaho ari umwigisha wa Kristo Yesu, agomba kuba ari umwigishwa we. Tujye gusenga Imana, tusabe imbaraga idutinyure, idushoboze gukora umurimo wayo, idushoboze kugenda mu nzira ishaka, idushoboze kubaho tuvuze ibikwiriye by'Imana byose ikeneye. Amena. Mureke dusenge Imana. Mureke dusenge Imana, usaba Imana imbaraga
usaba imbaraga kandi kuze n'umwuka wera ikumara ubwoba igushoboze kugenda ugende mu mahanga yose ugende uvuge izina rya Yesu kuko ni izina rikomeye cyane. Ugende wongere uvuge uyu mugabo Yesu kuko nta kindi uzagira ubuzima ariko wamuvuze, uzagira amahirwe mu buzima ariko wamuvuze. Imana y'amahoro ikubashishe. Dukeneye imbaraga zidushoboza guhamya Yesu by'ukuri maze abantu bagakiza bakava mu byo bibwira. Dukeneye imbaraga zidushoboza maze kuvuga Yesu maze abandi bose bakareka ubugome barimo bakora. Uko icyambere cyo impamvu ubona ku isi hahora ibibazo bitandukanye, hahora ibintu by'intambara n'ubwicanyi, hahora inzara idasanzwe, biterwa n'uko abantu banze kwakira Kristo. Ariko baramutse bamwakiriye iyi si yose yaba paradizo. Ariko haracyari ibyiringiro byo kongera gukira. Nta kindi gikenewe ni ukumwemera ukamubwira ngo ngende umunyantekeya maze ugaca bugufi akaza akaba yakurokora ibihe bibi tugiye kwinjiramo, ibyago tugiye kuzabona. Muri make ari umujinya w'Imana utegereje abantu bose bategeze bizera. Ukibaza cyane uyu mujinya w'Imana ko n'ubundi kuzakugeraho ubuzwa n'akantu gato cyane wagiye ukora. Isanda kugira inama, banza wihane wemerere Kristo akubera umwami nk'umukiza. Uri Imana nziza, turagushimiye cyane kuri wera, tugushimiye ku ijambo ryawe ryiza rwose watugeneye. Mana, dusanze nta mbaraga dufite, dusanze nkaho twago twabaye maso. Dukeneye ko dukora ku maso tugahumuka tukamenya neza ko twashobora kuvuga ibyawe. Dukeneye imbaraga dushoboza z'umwuka wera, Mana, kuvuga dushize amanga mu izina rya Yesu. Reka izi mbaraga tuzibone, reka izi mbaraga abagabo bazibone, reka izi mbaraga abakobwa bazibone, reka izi mbaraga abasore n'abadamu bazibone mu izina rya Yesu. Utubashishe muri misi ya none, Mana, kugenda dufite ibikwiriye bivuye kuri wowe mu izina rya Yesu. Mana, tubashe kandi ushoboze n'abatari babona agakiza, n'abatari babatizwa, ubashobozi bave rwose mu byaha byose barimo bitandukanye, abantu bahereza agakiza. Mana, mu izina rya Yesu. Urakoze data twese mwiza, urakoze kumvishe gusenga kwacu. Sanje nizenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana akomeza guhira hagati muri mwebwe, turi kumwe kandi Imana y'amahoro ikomeze ibahire, ibahereze gukiranuka muri byose kandi ibahereze gukizwa muri byose. Amen, amen.